Mu gihe abanyarwanda bakomeje kuvutswa uburenganzira bwo gutekereza ndetse n'ubwo kubaho ku bagerageje gutekereza, kumenya icyerekezo u Rwanda rugomba guhabwa bikomeje kuba ihurizo. Amateka y'iki gihugu ni uruhererekane rw'ubutegetsi bumena amaraso kuva ku ngoma za cyami, aho umwami yatangaga ahotowe n'umuryango we kugira ngo umuhungu we yimikwe. Kugeza n'ubu kandi tumaze imyaka isaga 60 twitwa ko turi muri repubulika, nyamara akaba ari nta muperezida n'umwe w'u Rwanda uricarana n'uwo yasimbuye. Abatekamutwe bashaka kunyura inzira z'ubusamo ngo bafate ubutegetsi bitwaza hanini amoko y'amapapirano, nyamara nta urashobora gusobanura mpamvu ki umwami n'ibyegera bye bagombaga kwicwa kugira ngo himike umuhungu we. Nta urasobanurira abanyarwanda mpamvu ki abategetsi ba Repubulika ya kabiri bagandaguye aba Repubulika ya mbere kandi byitwa ko bagize ubwoko bumwe. Niba koko ubutegetsi ari ubw'ubwoko, ninde wasobanura impamvu FPR yishe Rwigema ikica Bayingana, Ubunyenyezi, Nyirigira n'abandi bana benshi bavaga mu Rwanda bayisanze ku rugamba? Kuki FPR yishe Abagugwe? Kuki ubutegetsi bwa Kagame bwishe Birasa bakica Ruzindana, Rwigara, Rwabukamba, Rutayisire, Rwisereka, Karegeya, Mucyo n'abandi ntarondoye bamufashije kugera ku butegetsi? Kuki ubu butegetsi bwishe Kizito Mihigo? Kuki Bahati agomba kuburirwa irengero? Ibi byose ubyitegereje ubona ko abanyarwanda nta repubulika dufite, nta repubulika twigeze. Nta repubulika twigeze, ibyo kandi akaba ari rusange kuri Afurika yakoronijwe. Ahubwo tubayeho nk'amatungo aragiwe n'ibihararumbu bikorera abagashaka buhake. Abanyarwanda turarota, tukarota igihugu cy'amata n'ubuki, ariko inyangabirama zikabihindura inzozi mbi, cauchemar. Aho kuba amata bikaba amaraso, aho kuba ubuki bikaba indurwe. Nkanguke hejuru nk'umurozi bashitse, najya nakabye inzozi, kuzirotora ntibikiri ngombwa. Inzozi nziza za nzovu nziza, inzovu iri mu gihugu nkaba akazizi mu mahanga. Narose bucya izuba rirenze, mba ndabadutse, mbega umunsi utagira ukusa. Kagame aregamye, yegamiye impindura, azaca iteka ati, Banyarwanda banyarwandakazi, uyu mwanya ni uwanyu. Ko bidasanzwe, barawumaze iki? Bavuga agahinda kabo, bamariye iki igihugu? Igihugu kibamariye iki? Ni bake babyibazaho bakomeje, ni bake bazi igihugu icyo ari cyo, aho gitangirira n'aho kigera. Abo bake barahagije kandi ubabarirwamo. Wowe usomesha ibitekerezo binyuranye bigamije ubusabane bwa muntu mu Rwanda. Kagame arabaduka, nta kabando nta mihango, atungura imbaga, yatura ibimwerekeye, asaba imbabazi. Imbabazi z'iki? Hari abatabizi, babibaza bitari ukwigiza nkana, barabaza amenyo y'inkoko dore umunwa wayo. Ujya gutera uburezi arabwibanza, niko byahoze bizakomeze. Natanze impanuro yo gusana imitima y'abanyarwanda binyuze mu buryo bwo gusaba imbabazi. Nanjye ndi umunyarwanda, nkaba kandi mpagurukijwe no gusaba imbabazi. Nakoze byinshi byiza muzi mubona, ariko hari bike mpetse n'ibimpometseho bitari byiza. Umufundi wubaka ingoro amanyura amatafari, ibimene byayo bigapfa ubusa, hari n'ameneka ku burangare bwe. Nayoboye urugamba ngomba gufata ingamba zo kurutsinda. Urugamba rwahinanye
namenesheje impinja mpekura ababyeyi, abahunze ndabakurikirana mbameshesha ingobyi, mbese nk'uko abategetsi ba kera bamwe mu barirwa babikoze, ngacika ku icumu. Nashoboraga kubaruta, nabarushije ubukana. Abo nakijije mu byumve neza simwe bireba. Byari ngombwa ko mukizwa, byajyaga kurushaho kuba byiza nta bitambo. Gutanga ibitambo biba ngombwa. Rwigema aritanga, abanyu baritanga. Igihugu gicura imiborogo, kigwa mu icuraburindi. Turabeshya karahava, tubeshyera abera, tubabagira ibisiga. Baratwikwa, abarusimbutse bakuka imitima barahahamuka. Nararangaye, abantu bahumanira mu butabera bureba imirari. Gacaca irakwama, irenga igaruriro. Abacikacumu bacurika icumu byo kwihorera. Nashoboraga kubahanura bagasiba gupfa ku bupfura cyangwa ngo bapfane amarangamutima mu tubati. Abahutu mbabwiriza gusaba imbabazi hejuru y'uwo munuko. Baremera basaba imbabazi, abenshi bafite intimba ku mutima. Baruharwa barayobokwa ngo nibo batabazi. Utabizi yicwa no kutabimenya. Natabaye muri Kongo, inkongoro zirasakirwa. Byajyaga kuba byiza iyo bitaba ngombwa kujya iyo Kongo, cyangwa ngo bibe ngombwa ko amaraso ameneka. Byajyaga gushoboka nk'uko twatabaye muri Sudani n'ahandi nko muri Haiti. N'ibyaha byanjye bikabije, nibyo bibabuza kugoheka. Nsabye imbabazi, nzisabiye n'abategetsi bose bambanjirije, nabo zibagereho. Izanjye ndazibahaye, mbahaye amahoro yanjye. Kuva natuye, mvuye mu mwijima wa Sekibi, nta bwoba, nta mutwaro ntikoreye. Ndakijijwe, buri wese akizwe. Uwahemutse akizwe. Imfungwa zirekurwe, inyinshi zirarengana. Kirazira kurenganya umuntu kurusha kurengera umubisha. Nahagurukiye kubohoza u Rwanda, ndota kurugira paradizo. Indoto si iyo ngiro, mabuso ziruzuye. Hari ibyiza byagezweho, abo byagezeho nimwe mubizi, muzabigeze no ku bandi. Hari ibitaragenze neza, ibyo byo ninjye nabimenya, kuko ari njye nyine uzi ukuri, kuko inzozi nziza zanyereranye mu mbi. Ibyo byose birarangiye, mu nkundire mbirangize. Nciye iteka ry'umukuru w'igihugu, mabuso zifungurwe, ibyazo byigwe neza, zizabereho kugorora imitima no kuringaniza indorerwamo, zizire kumugaza, guhana no kurenganya inzirakarengane. Nishyize mu maboko yanyu nk'umugororwa. Nizeye ko byose mbirangije. Nifuje ko u Rwanda ruba rwiza koko, rukaba rugari ubudasubirwaho. François Munyabagisha, umuvuno w'ubwiyunge nyakuri. Izo nziza Kagame yagombaga kuba yarakoze izo nzozi, yajya kuzikora nk'umuza. Ni inzozi zitagishobotse cyangwa yapfuye. Niko nugusaba yuko Kagame azuka noneho kugira ngo aziye. Keretse kuko izo ni inzozi zishobora kuba zakiza u Rwanda umwaka. Antuka nyamara rero ubu Kagame ntabwo iki gitabo yigeze akibona. Yarakibonye, ari umushinga wacyo imbere yuko njya mu Rwanda. Si ikise najyanyeyo, si ikibankubitiye inkonje mu ntuzo. Bakambwira ngo kuko no Fossoyeur Sentir Vohero ngo ni igitabo cyiza cyane. Ariko icyo ngicyo bati bankubita inkonje. Ariko ese nuko batumva icyo bivuze. Yuko ikintu pourquoi no Fossoyeur Sentir Vohero ntabwo biyumvamo se? No, kuko barabyumva, kuko hari ahantu bavuga bati vuga ko
abahutu guverinoma za kera zakoze nabi ariko bivuga ko twebwe dukora nabi. Noneho bakaba bafite ikintu bikanga, ikintu bikanga kuko barabizi ukuri ko barakuzi. Hari ibyo abantu batekereza n'ibyo abantu babwira abandi ariko ukuri barakuzi. Urumva nk'umunsi Rwigema yapfaga mu Rwanda bagakora iminsi mikuru ngo bakajya no guhamba paretire ngo imitumba, ntabwo ngena ari impari. Urumva byumva gutyo ariko abari bahari babizi ukuri kwabyo. Wari hehe icyo gihe? Kinari ndi hano muri Canada. Ese burya intambara ntabwo yitangiye mu Rwanda. Hari ibintu byinshi byagucitse. Bariya ba Rwigara bande bose banywesheje inkweto igikoma, babahaga igikoma, niba udafite aho bagusukira urabigenza ute? Uratega intoki, nutega intoki urashya. Ba Rwigara bagiye bakuramo ingozi zabo bakanywa igikoma. None qu'est-ce que tu veux? 90 ni amahano nayo yabaye, ndashobora kubyumva kuri ya stade, kuri stade kara Kinyamira. Umuntu wihaye wanywaga icyayi mu gitondo cyae. No wenda nko ku bantu bamwe bari impliqué muri FPR bari bazi baparticipa muri intuza, wenda nabyumva sibyo? We nta kibazo nabyo ntabwo byari byarigeze biba, ntabwo byarigeze biba kandi ntabwo bari barigeze bagaragaza abantu n'abantu bari suspect. Ibyo birumvikana, mais le traitement la traitement bwayo iyo uza kuvuga utiyenda n'abantu bacira ubanza bafunzwe, nabwo kuntuza. Donc ufasha abantu wenda ngo uratunguwe ntabwo wari witeguye, mais kugira ngo niba abantu bafashe niyo babibomba 10 kubabonera ibikombe bya plastique banyweshamo intuza cyangwa se ntabwo ari ibintu bigoye. Niyo wabwira babo ukababwira uti abantu umuntu wanyu twamufunze nimumuzanire igikombe ariko kizana. No ntabwo babimenyaga uyu muntu nuwe, bapfaga gutoragura ariko nawe urabyumva. No batoragura abantu bakurikije liste, bagiye gufata abantu. No n'abantu bo mu mujyi batazwi barafashwe. Umuntu gutya mais oui, abantu batazwi nyine. None se kuzi umujyi wari wuzuyemo abantu batagira amadresse quand même. Ibyo rabizi. Yego harimo abantu badafite amadresse ariko abo bagiye kujya gufata bashyize mu byitso. Nabo ngabo bantu za tuvugiye Rwigara bamporanye n'abandi. Stade ishobora kuba ari 3,000 je pense. Oui, c'était beaucoup de gens. Ntabwo ibyo 3,000 ari by'abantu bazwi rega. N'abantu batari batangiye gukora selection akaba uyu muntu n'umushenze nta ntubize. Hari abantu batigiriraga ibyangombwa mu buzima bwabo urabizi. Barafunzwe pe. None urumva yuko critère bagenderagaho nanone no kureba gutya. C'est ça. Ibyo ngibyo c'était terrible. FPR yari yarinjiye mu gihugu birumvikana, yari yarinjijemo abasirikari, abo bagiye bafatwa nibyo. Abo bagiye bafatwa urumva karakaze nubundi karakaze katoroshye kuri ya leta, ariko ku bintu birebana no gufata neza no kubahiriza uburenganzira bw'ukurikiranweho icyaha cyangwa se bw'umuntu wafashwe mu ntambara, ibyo ngibyo ntabwo byigeze bibaho mu Rwanda. utakibasha imitima y'abanyarwanda, bereke ku buzima butivuganwa n'urupfu, bereke ku rwango rutakibasha imitima